Alright, nkomeza kubasuhuza abakurikiye mutima Challenge, nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana akomeze abane nawe. Utarakora subscribe uratinze kandi cyane. Nawe uyu munsi wa none ijwi ry'Imana rikumanukiyeho rikubwira riti humura, Uwiteka arakurwanirira, witurize ibibazo byose ufite, Uwiteka arakurwanirira. Humura, Uwiteka kuri ruhande, humura, Uwiteka azi akabaro kawe, humura, Uwiteka ntabwo yakwibagiwe. Ibyo byose urimo kurwana nabyo, ibyo bintu bikugoye cyane, uburwayi bukoretse cyane, abo bakuvuga, abo bakunenga, abo bantu bakwirukangana mu gutera imijugujugu, baragereranwa n'ingabo za Farawo ndetse na Farawo muri Egiputa. Humura rero, Uwiteka araje, iyo mijugujugu ayiguhushe, ubundi agende ayiboherereze, igende bavunagura amaguru mu izina rya Yesu. Alright, nkomeza kubasuhuza abakurikiye mutima Challenge, nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana akomeze abane nawe. Utarakora subscribe uratinze kandi cyane. Oh, this is the Mutima channel and I am Jean Marie as normal, and please, if you did not subscribe, this is your turn. This is your time to subscribe just now. Hit the button below, and then that is your really support. That's very meaningful, even more than financial things. So rero numara gukanda subscribe, ubwo ngubwo urabudufashije bikomeye cyane. Uwiteka akomeze rero abarinde nk'uko bisanzwe, abareze imigisha ziturutse mu mpande zose z'isi, iburasirazuba, uburengerazuba ndetse amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Bashimira cyane rero abamaze kwiyabonesha hanga kuri Mutima Channel. Iyo nitwa Jean Marie bisanzwe, ubundi bitukomeze abane namwe. Ubushize twabaganirije ku kintu gikomeye cyane kijyanye n'Abayisiraheli, uburyo Uwiteka Imana yabafashije kwambutsa inyanja itukura, ariko ntabwo twabisoje cyangwa se ntabwo twabisukuye. Ubwo kanya rero kugira ngo tubisukure, ubundi twumve igihe cyose umuntu uwo ari we wese cyangwa se icyo waba uri cyo cyose, iyo wanze kumvira Imana cyangwa se ugashaka kugirira umuntu nabi cyangwa ubwoko runaka nabi, ukabagirira ishari, ukabatega imitego, cyangwa se ukumva yuko abantu bafata ukabakandamiza, noneho banagucika, Imana ibagukuyeho, ukumva yuko wabakurikira ukabavutsa uburenganzira bwabo, ukabakura ku buzima. Uwiteka Imana ntabwo ashobora kukugira impuhwe na gatoya. Uwiteka rero arahana, kandi agahana yihanikiriye, ndetse agahana cyane ku buryo ubyumva hareba nawe ukanabigwamo. Ushobora kuvuga uti ntabwo napfa kuko ndi umuntu kandi nararemwe. No, ushobora gupfa rwose. Imana yagukuyeho amaboko, bagushingura da, wagenda ko wagenda, byaba ibibazo cyane, imiryango yawe rwose ikarira, bikarangira nyine mu mazi. So rero reka uyu munsi wa none bakristo bavandimwe, yewe nawe duharanire kutarenganya abandi bantu, twumve yuko umuntu ari undi, twumve ko nta kintu na kimwe wamuvutsa, twese twaremwe kimwe, turemwa mu ishusho y'Imana, ndetse Imana ni urukundo. Gukunda Imana ni byiza cyane, kandi ngo utazi Imana nyine murabyumva nta rukundo yaba afite. Gukunda rero nibyo bya mbere, ndetse no kugira umutima no kutaba gito. Reka rero dukomeze kwihuta cyane. Ahangaha ni muri igitabo cyo Kuva, ni mu gice cyaho ngira ngo cyari icya 14, igice cya 14, aho twarimo tureba mu by'ukuri uko Uwiteka Imana yakijije Abisirayeli, nuko ibakura ku ngoyi, ibakura mu maboko mabi y'umwami Farawo. Ayo maboko yari mabi pe, ku kigero cyo hejuru cyane, kuko niba mwibuka neza aho wenda mujya gusenga mu nsengero zigiye atandukanye, mu misiri ndetse n'ahandi mu kiliziya, Abisirayeli bambuka inyanja itukura bari bafite ikibazo gikomeye cyane cy'umunaniro, cyo kuba bari mu buretwa, byaranze kurya bagotse, ari ibibazo cyangwa rimwe na rimwe bakabibura, abagabo barakubitwaga, abandi bakabazirika, abandi bakababoha. Imana rero iza kuza kurakara, nuko iravuga ubwoko bwanjye kurengera. Ngo Mose, Imana imutuma kugira gute, kurengera ubwo bwoko bw'Imana. Uyu munsi hano nakugira inama yuko
kumvira Uwiteka, ukayumvira ukumvira Imana, ari byo bintu byatuma uzarama ndetse ukabaho ubuzima bw'iteka ryose, ubundi bikagenda neza, ugakorera muri iki gihugu Uwiteka Imana yaduhaye, Nyagasani ubundi akagenda aguhereza imigisha kuko nuko bwije. Ubwo rero ubushize twaganiriye uburyo inyanja Mose yazamuye inkoni yarangiza akakubita amazi agacikamo kabiri. Ibyo byari itegeko rivuye ku Mana. Iyo yari impamvu yo kugira ngo Imana iheshe icyubahiro kuki kurura mubisha, kurura mwami gito witwaga Farawo ndetse n'abanyegiputa bari bamereye nabi, Abayisiraheli barabagize abaretwa. Icyo gihe Imana yamubwiye ati witurize, genda haje marwanirire kandi ndabikora neza, ubundi mwebwe mutuze. Ubwo baramwumvira, bamaze kumwumvira icyakurikiyeho nyine nta kintu, nuko Imana yababwirize gute, yabambukije inyanja. Ubwo rero hagati aho ngaho urumva igihe cyose umaze gutsinda umwanzi wawe, wamaze gusenga amasengesho menshi, Uwiteka none akakumanurira igisubizo, akaguhereza umugisha, ukabona urasubijwe, ukabona birakunze cyane, ariko cya kibi, wa mwanzi Satani wari ukuzengereje, wa mwanzi wawe, wa muntu mubi, babantu bakuzagaho urutoto, ya nzira yari igoye wanyuzemo, bwa businzi wari urimo bukugoye, bya bigare wagenderagamo, n'ibindi byose bibi wari urimo mbere yuko ubona agakiza, ibyo bintu ntaho biba biri hafi aho ngaho. Igihe cyose udahangayitse ngo ubitsinde mu izina rya Yesu, iyo myuka mibi bigendagenda hafi yawe, umudayimoni aba kuriho n'ubundi, nuko nyine bo wamwatiye akakuva mu kanwa, ariko aba akiri hafi aho ngaho. Ni ukuvuga ngo haba hari imyuka ibiri, haba ari umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani, byose biri kurwanira hafi yawe kugira ngo kimwe kikujyane, noneho ikirarusha ikindi imbaraga nicyo kiragira gute, nicyo kikwiruka. Kristo muvandimwe, ndakwifuriza yuko igihe cyose wamaze gutangira inzira yawe, urugendo rwawe werekeza inzira yo kuba umukristo ndetse no kurokoka, Uwiteka Imana agukomereza mu buntu bwe kugira ngo ubashe kuguma mu nzira yiwe, ubundi umenye guhitamo ikibi n'icyiza. Icyo nakwifuza ni uko wahitamo icyiza kugira ngo uzabashe kurama mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaduteganyirize, ubundi uzabeho akaramata, ndetse uzarye kuri bya biti byiza by'amatunda bagenda batubwira, ndetse n'imizabibu n'ibindi bintu byose bizaba biri mu ijuru hakurya, nk'uko Bibiliya bitubwira. Ubwo rero bamaze kwambuka inyanja, ubwo abanyegiputa baracaniriye amagare, baracana, barakurikira Yesu, gukurikira barirukanka. Ubwo icyabayeho ni uko Uwiteka Imana yarabaretse, baragenda bagezemo hagati. Icyabayeho nawe uracyumva nyine, Imana yagiye harengeye, irababonekera, ibonekera mu gicu hejuru, igicu kiramanuka, ubundi haza ikintu kimeze giteye ubwoba nyine. Ahangaha haragira hati ngo Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Uwiteka yarabiyeretse, nuko haboneka inkingi y'umuriro ndetse n'igicu giteye ubwoba, abanyegiputa bahita bacikamo igikuba, bacikamo kabiri. Ibi bibazo batatanira ahandi mu mazi, muri ya nzira bari batazi kandi bari bihuyemo, batazi ngo biturutse hehe. Umunsi wa none nawe Uwiteka ashobora kugukiza umwanzi wawe, ashobora kwiyereka ku mwanzi wawe, kuri wa muntu wawe wakuzengereje, kuri cya kintu cyari cyakokamye, bwa businzi, buri kimwe cyose, wa mudayimoni kurimo, wa wundi uri kuzenguruka aho ngaho. Nuko rero ubundi bagatatana, abakuvugaga nabi bakatangira bakaryana iminwa, bakaryana inzara, bitewe nuko wahagaze wemye ku gasozi hirya uri ku gasongero, wuriye kare wasize mu mubande, bagasigara kuvuga ati siko nawe yazamutse wantu, siko yagezeho wantu. Icyo gihe rero Uwiteka ashobora nawe kugufasha, ubundi abanzi bawe, babantu bakuzengereje bagasigara bari mu gicu, ubundi bagatatana. Kandi ubuke ko imbaraga zitatanye zari ziri hamwe ziba ntacyo zimaze, ubundi baragenda bakavunagurika, bakarutwa n'imisigati, bakarutwa n'imbingo zikiri intoke, zikiri intoto cyane. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Ngere nitwa Jean Marie, bamaze kwitaba Imana mu mutima cyane. Basasukure buro nta niwe turayikora, baratinze. Hari ni ijambo ry'Imana dusoma, ahangaha ni mu Kuva igice cya 14.
mu mu mirongo isa naho ijya guhera umurongo wa 24 cyangwa se uri kuri 21 ukomeze ugeze ku murongo wa 30 n'uwa 31 urasobanukirwa kurushaho. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe utarayikora ni kuri watinze ikore nona kanda bundi ibintu byose bigende neza. Nuko rero Imana imaze kubonekera izirangabo zo muri Egiputa na Farawo, yakoze ikintu gikomeye cyane. Bari batwaye amafarashi n'amagare n'ibintu byose bitandukanye, ibimodoka bipfuye amagara, ibintu by'intambara. Bagiye kubona babona inzuma zivuyemo, nka gutya waba uri gutwara igare cyangwa utwaye imodoka, bagiye kubona ukabona amajanja, amapine yikuyemo, ubundi mwese waba ukitwaye, ubwo nyine uhita ukizwa n'amaguru. Ubwo nyine bakagenda bakizwa n'amaguru, bakagenda natane batazi bari kwerekera, ugiye ibumoso, ugiye iburyo, ugiye iburengerazuba, ugiye hehe. Ubwo Farawo nawe iza kuza kumucanga. Ubwo bigeze aho ngaho, Uwiteka umugambi yari yamaze gukora. Abisirayeli bo bari hakurya, bari kureba ibiri kuba, bari kureba filime. Nuko Abisirayeli ubwo bo na Mose aho bari baherereye, Imana ibabwira ati mwiturize. Ubwo Mose yegera Abisirayeli aho ku nyanja ku ruhande mu nkengero, ubundi barategereza. Ubwo bamaze gutegereza, icyabaye nuko Uwiteka Imana abwiye Mose ati ongera urambure inkoni yawe hejuru y'amazi ubundi wereke. Nuko uko yakabivuze Mose aramwumvira, amaze kumwumvira arambura inkoni hejuru y'amazi. Amazi si ukugaruka afite ubukana bwinshi cyane, noneho agenda ahura n'uwagiye hakurya n'uwagiye hakuno, nayo amagare yakukaguritse n'ibiki byose, ubundi abahanyirizamo hagati. Igicyagiye kugaragara n'iki, Abisirayeli bari bagiye kubona babona ni imirambi iri kureremba ku mazi hejuru. Nawe uyu munsi wa none ijwi ry'Imana rikumanukiyeho rikubwira riti humura, Uwiteka arakurwanirira. Witurize ibibazo byose ufite, Uwiteka arakurwanirira. Humura, Uwiteka kuri ruhande. Humura, Uwiteka azi akabaro kawe. Humura, Uwiteka ntabwo yakwibagiwe. Ibyo byose urimo kurwana nabyo, ibyo bintu bikugoye cyane, uburwayi bukoretse cyane, ikintu cyose ubukene ndetse n'ibindi byinshi, ayo madeni ya banki yakuzonze n'ibindi bikomeye cyane biguhangayikishije uyu munsi wa none, ukuzi mu musiri wahangayikishije, humura, Uwiteka aragufasha. Bikire mu izina rya Yesu, kandi urabona igisubizo cya burundu. Biragusaba ngo wizere n'aba Bayisirayeli kuko bizeye Uwiteka Imana. Icyakurikiye rero ni iki rero? Abisirayeli baragize aho bararahira, baravuga bati ati Imana tuzakunamba ntabwo tuzakuvaho. Bahera ko bizera Uwiteka Imana, baramwizera, baramwubaha. We n'umugaragu we wandi Mose, mugaragu w'Imana Mose, bageze bamuriza agaciro, baramwubaha cyane, baramwumvira bikomeye cyane. Uwiteka Imana rero akumvira ibyifuzo, ubundi amuhereza icyubahiro, kuko biriya byose byabayeho kubw'umugambi w'Uwiteka Imana, kugira ngo Imana imenyekane, izina ryayo rishyirwe hejuru. Nuko mu kurimbuka kwa ziriya ngabo zari zizengereje abana bayo, Uwiteka izina rye rimenyekane ndetse ihabwe icyubahiro. Nawe uyu munsi wa none Imana yahabwa icyubahiro mu baturanyi bayo bakuzengereje. Umunsi wa none Imana yahabwa icyubahiro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bantu bakuzengereje mu kazi. Umunsi wa none izina rye rishobora guhinduka bigakunda cyane, abari baguhanga amaso bakakubona noneho nk'uwo kubarokora, bakakubona noneho nk'umuntu w'agaciro muri sosiyete. Umuryango wawe bari barakwanze, humura, Uwiteka Imana araje kurengere. Ku ishuri bari kukwanga, humura, Uwiteka Imana araje kurengere. Mu kazi bari kugutesha umutwe, humura, Uwiteka Imana araje kurengere. Uwiteka Imana araje kurwanirira. Wowe iturize, utuze, ubundi wizere Imana, ugume ku karago upfukame. Ku kazi dore wakabonye upfukamye ku mavi, n'ubundi karindisha amavi. Were kwita ku misaraba, were kwita ku bagutera imijugujugu, were kwita ku bantu bari kukubamba, were kwita ku bantu bari kujya guteranya ka Bose, were kwita ku bantu bari kuzana amatiku. Dore ko amatiku yo ni menshi cyane, abantu ubu ngubu barasaze, babaye ibibazo bikomeye cyane ku buryo wagira ngo bahanzweho na Satani. Ubu ngubu ntabwo umuntu ashobora kubona amahoro aherereye mu kazi cyangwa n'ahandi hose muri sosiyete. Mudore atambutse, mudore kiratambutse, uvuye kwihahira, mudore kivuye guhaha, utetse agafiriti, mudore wumva ngo kirahumuje. Wicariye iwawe ku ibaraza ryawe, ngo dore
abo bakuvuga, abo bakunenga, abo bantu bakwirukankana bagutera imijugujugu baragereranwa n'ingabo za Farawo ndetse na Farawo muri Egiputa. Humura rero Uwiteka araje, iyo mijugujugu ayiguhushe, ubundi agende ayiboherereze, igende bavunagura amaguru mu izina rya Yesu. Uwiteka araje kurwanirire, uyiturize. Nagushimiye wamaze gukurikira Mutima Channel, njye nitwa Jean Marie. Wamaze gukora subscribe nawe uri agaciro gakomeye cyane. Kora share none ahangaha kugira ngo bigere kuri benshi. Iri ni ijambo ry'Imana. Uwiteka agiye kurwanirira, wicika intege, urugamba uri hafi kurusoza. Ibyo nyuzemo nibyo byinshi, kandi uyu munsi wa none haracyari icyizere. Ubuzima bwawe ni ubw'ingenzi cyane. Irinde ibigusitaza, wirinde ibisindisha, wirinde kujya mu ngeso mbi, ubundi Uwiteka azakugirira neza. Usenge ubundi amasengesho y'urudaca, usengera abana bawe, usengera umugore wawe, usengera umugabo wawe, usengera ababyeyi bawe, usengere nawe ubwawe, usengere n'isi yose, kuko isi yose iri mu kaga kandi gatoroshye. Abantu barahangayitse, bahangayikishijwe n'ubuzima hirya no hino, ibintu byaranze. Donc ntawe ukurikira ahari. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Haleluya.